indangamuntu koranabuhanga ntabwo bazayiduha ngo tuyifate mu ntoki, bazatubwira igihe tuzatangira kuyikoreshereza, ariko nutanga amakuru yawe byose bikarangira ntuzirirwa ujya ku murenge cyangwa ku yindi site, ariko uzafotoza cyangwa se uzatanga amakuru ku bagize umuryango wawe wose kuva ku mwana ukivuka bose bazafatira indangamuntu koranabuhanga. bitseho cyangwa mwiriwe. Ijambo ry'uyu munsi ni ryo kubashimira ko mwaje mu gikorwa cya siporo. Ngira ngo ubwo mwaje mwe mwarabyumvise ko siporo ari ubuzima, ni ukubikomeza, ariko noneho twese tugende tubwira abo twasize mu rugo ubutaha ntibazasigare, twese tugire ubuzima bwiza, kuko iyo ufite ubuzima bwiza bituma wuzuza n'inshingano nziza, inshingano z'akazi, bikagufasha gushyira imbaraga zawe hamwe n'iz'abandi kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu tugere aho dushaka kugera. Mwumvise gahunda y'indangamuntu, ni igikorwa gishimishije kandi gikomeye, twese tubyitabire, ariko n'ibindi bikorwa byose byo kugira isuku, byo kunoza umurimo tubishyire ku mutima. Uyu mwaka wa 2026 uzabe uw'impinduka. Mbifurije umunsi mwiza kandi n'icyumweru cyiza cy'akazi kigiye gutangira. Arakoze cyane, mutaraducika murabizi ko abantu bafite utunimero batahana ibihembo, ariko Ferwasi nabo bagiye kugira ikintu batubwira, na meya yarahageze ntabwo yataha atavuze. Ferwasi karibu utubwire ibintu bijyanye na Tour du Rwanda. Dukunda igare cyane muri uyu mujyi wa Kigali, Tour du Rwanda tuyitegereje amatsiko. Namse nibyo nkuko spokesperson w'umujyi wa Kigali bivuze, Tour du Rwanda yagarutse muri uku kwezi tariki 22 azaba ari ku cyumweru. Tuzenguruka igihugu uko tubisanzwe, tuzatangirira Rukomo, turangirize Rwamagana ku munsi wa mbere, tugaruke Kigali, bukeye dutangire hano Nyamata, tujya Huye, turare Huye, tuve Huye tujya Rusizi, aho umunsi uzakurikira wundi tuzava Karongi tujya Rubavu, umunsi uzakurikira tuzarwa Rubavu umunsi wose, turongeye tuharare, tuve Rubavu tujya Musanze, tuve Musanze tugaruka mu mujyi wa Kigali, aho twizeye ko meya w'umujyi wa Kigali azatwakira, tukaba tuzarangiriza Pere Stadium tumaze imyaka tutaharangiriza. Nyuma yaho umunsi wa nyuma tuzawukorera hano kuri convention, ariho tuzakora circuit isanzwe nk'iyo mwabonye muri shampiyona y'isi. Harimo udushya twinshi tuzabona, atari ukugira ngo tugere mu ntara gusa, ariko ariho nk'itariki ya 21 umunsi uzabanziriza umunsi wa mbere, nabwo tuzaba turi kumwe namwe ahangaha, aho tuzakora ikintu cyo kugira ngo twerekane abafatanyabikorwa bacu, harimo ba BPR nk'uko mubona nabyambaye uyu munsi, ariko tunabereke amatimu azaba yaje gukora iri rushanwa. Muri make turimo tureba amatimu 18 izava kure, izaza iturutse muri Brazil. Turi kumwe namwe kandi twizeye kubabona muri benshi ku muhanda. Umwaka ukurikiye aba bajene akazaba arimo abazakira. Murakoze. Murakoze cyane, gare turarishaka. Meya karibu. Umujyi wa Kigali, suku, umutekano, umurimo unoze. Okay. Kwa gatanu hano habe nama y'ugihugu y'umushyiramo. Yari bari kushura kangahe? Ya 20. Tuyakora push up 20. Twagiye. Azibara. 1 2 eshatu enye eshanu esheshatu zirindwi umunani icyenda icumi cumi n'imwe cumi n'ebyiri cumi n'eshatu cumi n'enye cumi n'eshanu cumi n'esheshatu cumi na zirindwi cumi n'umunani cumi n'icyenda 20. Iyi timu ni iyahemera. Umujyi wa Kigali, isuku, umutekano, umurimo unoze kandi wiyuze. Umujyi wa Kigali, murakoze cyane. Murakoze. Abataragenda batwumva muri hirya no hino muri siporo zanyu, buriya gufata neza imibiri yacu bigendana no gufata neza ubuzima bwacu bwo mu mutwe. Reka nabo tubahe ijambo batubwire ibyo bari batugeneye, ngira ngo hari abagiye banyura hariya hepfo aho bisuzumishiriza indwara zitandura, naho bari bahari baduha amakuru atandukanye. Muraho.
Murekatete nkabakora kuri King Faisal, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Liza, tukaba dukora muri serivisi yitwa Ketamine Center. Iyo ketamine yashinzwe kugira ngo yite ku buzima bwo mu mutwe, ariko cyane cyane ku byerekeranye n'indwara ya depression, anxiety and PTSD. Ni centre nshyashya mu Rwanda, nta handi iri mu Rwanda uretse aho ngaho. Twagira ngo rero tubasobanurire kugira ngo umenye yuko hari muzi yuko mu Rwanda dufite ibibazo kubera ibyatubayeho, kubera amateka yacu. Hari abantu benshi bafite depression, bakagira anxiety, bakagira PTSD, ariko ntibabashe kubyivuza, swat kubera yuko yenda batinya cyangwa aho bajya batakirwa neza. Twe turagira ngo tubasobanurire yuko kuri Faisal hafunguwe ishami rishinzwe icyo kibazo kandi rikora neza. Dufasha abarwayi, tukabaha imiti, tukabumva, tukabayobora, tukavugana n'imiryango igihe bibaye ngombwa, ariko cyane cyane tukabaha agaciro, tukabafasha kongera gusubira mu buzima, tukabafasha kongera kwibona nk'abantu muri sosiyete nyarwanda. Ibyo nibyo navuga ku bumva ikinyarwanda. Nasaba mugenzi wanjye akagerageza kongera andi makuru mu rurimi rw'amahanga kugira ngo abatuye ikinyarwanda nabo basobanukirwe n'iyo serivisi. Murakoze cyane. So, hello. We're here from King Faisal, the Ketamine Treatment and Research Center. We're working with people who have depression and who have trauma. We are wanting to, if you or if someone you know suffers from depression, so if you feel sad, if you can't sleep, if you have lost the taste to do things, if you know somebody like that, then please let us know. You have people here that have some flyers where you can contact us at the Ketamine Clinic at King Faisal Hospital. So we're here to talk about mental health and to make sure that if there are people who need help, and there are lots of us who need help, sometimes we don't know where to go, sometimes it's difficult to talk about it, but please know that there are services available. Thank you. Barakoze cyane. Mu gihe turimo kureba yuko nari amazi ya fountain bayazamura tugataha tuyinjoyinzeho gato.